wonderful, wondrous, things like that. Amen, Gerald. Receive your business. So rero turakomeje cyane. Back to our topic, iravuga ngo mbese muri mwe hari ubabaye nasenge. Mbese muri mwe hari ubabaye nasenge. Nyine niba hari the situation ugera ahantu hari distress, kubabara, nyine ibintu bikubabaje ukumva uri burdened, umutima wawe urababaye, just pray. Nta yindi choice ugomba kugira, nugusenga. Hari version nabonye muri The Passion Translation, ariko mbere yuko nyisoma nashaka kubwira nyine si ibikwaza gusa, hari n'ukuntu ugera muri struggles, muri distress, ibintu ugahora n'ibintu nyine umva biguteye stress nawe ubwawe bikunaniye kubihandoringa. Icyo gihe ugomba gusenga, cyangwa se ugahura no kubabazwa gukomeye, tribulations, persecution. Icyo gihe choice nta yindi usibye gusenga. Muri The Passion haravuga ngo James chapter 5 verse 13 haravuga ngo, are there any believers in your fellowship suffering great hardships and distress? Encourage them to pray. Katsubire. Are there any believers in your fellowship suffering great hardships and distress? Encourage them to pray. Ngo mbese hari abizera bari muri fellowship yanyu bari guhura n'ibintu bikomeye, nyine like kubabazwa gukomeye, n'ama stress, reka mvuge gutyo, ngo bi encouraging cyangwa se ubatere courage zo kuba basenga, kuko nta yindi solution ihari. Yego. Hari ndi kubitekerezaho natangaye cyane. Jesus nawe yahuye na distress ikomeye cyane mu gashyamba k'Getsemani, muri Luka 22, reka Emma naho ahadushyirireho Luka 22:39 kugeza kuri 44. Luka 22:39 kugeza kuri 44. Yego, Jesus yahuye na distress ikomeye, yarebaga nyine sufferings agiye guhura nazo, iyo mibabara yose, arangije agira agahinda kenshi cyane ko mu mutima ngo kenda kumwica, agahinda gakabije cyane pe, ngo ku buryo yavuye ibyuya byarimo amaraso. Hanyuma rero nta yindi solution nyine yakoze. Reka tuhasome Luka 22, Luka 22:39 kugeza ku 44. Haravuga ngo Yesu ngo arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk'uko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Murongo wa 43 aravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongerera imbaraga, kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amen. Nyine Yesu yahuye, nyine yagize agahinda kenshi cyane umutima. Yego. Muri Matayo 26, Matayo 26, Matthew chapter 26, ku murongo wa 36, oya reka mere ku murongo wa 38, haravuga ngo maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yego, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Nyine Yesu yagize agahinda kenshi cyane kenda no kumwica. Imagine ako gahinda ariko uburemere kari gafite. So rero kari agahinda kenshi cyane. Noneho solution Yesu yagize, ntabwo yiganyiye, ntabwo yagize ute, ntabwo nyine yaryamye ngo asinzire, no,
ahubwo yagiye gusenga, yarasenze. Bihura n'iri jambo ryo muri Yakobo ngo mbese muri mwe hari ubabaye ntasenge. Yes, Jesus yahuye na distress nyinshi, arasenga. Noneho gusenga harimo nyine like ukuramo imbaraga, kuko murabona ko Yesu ngo yarasenze, then the angel of the Lord araza strengthening, nyine ngo marayika w'Uwiteka araza aramukomeza, amwongerera imbaraga. So when you are distressed, when you are stressed, when you are facing difficulties, persecutions, sufferings, ibintu byinshi nyine bikubabaza, wumva nawe ufite agahinda kenshi, solution ya mbere, pray. Senga tu. Mbese niba hari ubabaye nasenge, ese urababaye senga pe. Kandi niba unishimye cyane, ririmbira Imana muri Zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Niba wishimye, speak in tongues, uririmbe nyine pe. Ariko icyo nshaka ni ukwifasazinga, ni prayer nyine. Kandi even kwishima ni kind of worship, kuko niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwishime iteka, ndabisubiramo, mwishime, like ngo ubwami bw'Imana ngo si ubwo kurya no kunywa, ahubwo ngo nubwo amahoro no gukiranuka no kwishimira mu mwuka wera. Like nyine when you are rejoicing in the Lord, you are worshiping the Lord. When you rekoshataya mande, hallelujah, glory to God. When you are rejoicing, you are praising the Lord. You are praising the Lord. You are acting on faith, on the word of God. Glory to God. Hey, kompashijwe. Hallelujah. Amen, amen. Hanyuma rero reka dusome muri Matayo 11:29. Matayo 11:29. 28. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Yego, mwese abarushye n'abaremerewe musange Yesu arabaruhura. Hari ibintu byinshi bishobora kuba byakuremerera, ariko Jesus is your rest. Jesus niwe sabato yacu, niwe kiruhuko, niwe turuhukiraho. Nyine nta handi uremerewe, ubabaye, nta handi ugomba kujya. You have to go to Jesus in prayer and communicate with him and talk to him. Ukamubwira ati Yesu, nyine mukaganira tu, kuko twamaze kubona ko prayer ni dialogue, ntabwo ari monologue. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze. Noneho hari version ise nkunda ya amplified. Baravuga ngo come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your soul with salvation. Ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe, muremerewe n'imihango y'idini idatanga amahoro. I will give you rest, refreshing your souls with salvation. Yes, hari ukuntu ushobora kuvuga ati uri gustrugglinga no kuba wanezeza Imana through your works, n'ibikorwa byawe, bitewe n'abantu vuga ati Jesus ngo ntabwo yakwemera uri umunyabyaha, ntaki, nyine ibyo byose bikakuremerera tu, ugashaka buryo ki bwose wagerageza kuba wanezeza Imana, ariko ibyo byose bikakuremerera. N'ubundi Jesus arimo kukubwira ngo come to me all who are weary. N'ubundi Yesu ntabwo yagukondamninga. Hoya, muribuka umugore wari wafashwe asambana muri Yohana 8:11. Yesu nyine akamubaza se ngo mbese hari ugucira urubanza? Ati wapi ntawe. Noneho Yesu aramubwira ngo I won't condemn you either. Nanjye sindi bugukondamninge. Go and sin no more. Yes, go and sin no more. Noneho religious rituals ziratubwira ngo go and sin no more. I won't condemn you. Ariko Jesus ngo I won't condemn you, go and sin no more. Iyo umaze kumenya yuko muri Kristo Yesu there is no condemnation. Hallelujah. Nyine there is no condemnation, utangira kubaho
muri freedom yuzuye, nyine utangira kubaho uri refreshed, wagize refreshment to your souls. Oh, glory to God. Hey, barishimwe cyane. Nyine icyo ari cyo cyose, go to Jesus. ari kubwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, come to me, kandi ntugire ubwoba, kuko no matter the matter, ntabwo utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko wakoze. Oya, utsindishirizwa n'ubuntu, wagizwe umukiranutsi w'Imana, warejejwe. Oh haleluya, warababariwe. Oh rekoshatari abade, haleluya, haleluya, you are the righteousness of God in Christ. Rero nyine umuntu wegera Imana akwiriye kuba yera nk'uko nayo yera, kandi you are niko Yesu yakugize, utarigeze kumenya icyaha. Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe. I feel so refreshed by now. Glory be to God. Nyine run to Jesus. Wow. Yay! Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Muri the Passion Translation haravuga ngo, are you weary, carrying a heavy burden? Ese uraremerewe, uri gutwara umutwaro uremereye cyane? Come to me, ngwino aho ndi. I will refresh your life. I will refresh your life, for I am your oasis. Yeah. Ngo musange azatuma ubuzima bwawe bugira rest, buba refreshed, kuko si ubu refreshed ra ubu ni irihe jambo ry'ikinyarwanda nakoresha? Ubwo abarizi kugusubizamo imbaraga. Yego, ubwo munyandikire muri comment amagambo yose ushobora gukoresha kuri refresh, ariko niba nyine like nanjye kuvuga ngo nyine ukumva uri refreshed. So rero go to Jesus, arakurefreshinga. Noneho ngo for I am your oasis. Reka mbasobanurire oasis rero icyo ari cyo. Ngiye muri segonderi nize geography naranayikundaga cyane. So rero hari topic twageragaho turi kwiga by'ibyuzi, ocean. Yego, kugarura ubuyanja. Yes, wow. Nyine ngo ngwino aho ndi, ngo nzakugarurira ubuyanja. Nyine wow. Oh, Imana ishimwe. So twiga oasis rero, twigaga ibintu by'ama-lakes, ama-oceans. Yego, noneho oasis ni nk'icyuzi. Icyuzi cyangwa se nk'inyanja cyangwa se ikiyaga kiri mu butayu. Nyine mworesheje ikiyaga ariko ni water source. Water source. Water body. Ni water body. Ni iriba nyine. Yego, riba riri mu butayu ukuntu. Noneho murabizi ukuntu ubutayu buba bwumagatanye, hava izuba ryinshi, nta n'amazi ushobora kubona. Ariko iryo riba cyangwa se iyo water body iri mu butayu, nyine like ibitanga amazi, like nyine uri around yayo, ntabwo ushobora kwicwa na rya zuba ryinshi, ntabwo ushobora kwicwa n'umwuma, amapfa ntabwo ashobora kugeraho kubera ko uri around oasis. So Yesu arimo kubwira ngo He's your oasis. Glory to God. Oh, hallelujah. He's our oasis. Atugarurira ubuyanja, adusubizamo imbaraga. Hallelujah, hallelujah. Iyo tugumye muri we, tukaba twumva amagambo ye, tuguma turi refreshed, tuguma dukomeye. Jeremiah 17:7. Reka hadushyiriremo naho tuhasome. Yeremiya 17:7. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero shakataye. Yeremiya 17:7 haravuga ngo, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa ntacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niba wizera Uwiteka
Uwiteka akaba ari ibyiringiro byawe, icyo gihe uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, imizi yawe ishorera hehe? Mu mugezi. Ntabwo nubona amapfa arimo kuza uzavuga ngo ngwino nta kibazo ni karibu, kuko uzi ko you have confidence in the Lord, you have your trust in the Lord. Nyine ntacyo uzaba ngo noneho ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zawe. Nyine like ushobora kuvuga ati noneho uyu mwaka bizagorana, ndabona economy is going down. Hey, ndajya mbabwire ngo like ibyo byose, when you are planted in the Lord, when your trust is in the Lord, icyo gihe ntabwo ubitinya byose, ahubwo uhora utoshye, amababi yawe ahora atoshye ari mashya. Oh my God, ari green, azifu nta cyabaye. Imana ishimwe. Twagiye muri Zaburi ya mbere, Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Yego. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ubwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yego, umuntu wishimira amategeko y'Uwiteka. Aya mategeko ntabwo ari amwe mategeko ya Mose, oya, like ahubwo ni nk'ijambo ry'Imana. Umuntu nyine wishimira ijambo ry'Imana agahora ari meditatingaho day and night, nyine akayishimira akayagira ubuzima bwe, icyo gihe nibwo uzahwana nyine n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Like icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Mana yanjye we, ibibabi byawe ntibizuma, nyine like uzahora uri refreshed, kubera ko Yesu niwe oasis, niwe ka kariba, ya soko y'amazi iri mu butayu, niwe uzahora akunurishinga, aguha ubuzima bwiza. Glory be to God. Imana ishimwe cyane. So rero ijambo ry'Imana muri Yesaya 28 umurongo wa 3 ahari sinibuka neza, aravuga ngo uzamurinda abe mu mahoro masa, ngo ugushikamijeho umutima. Like mu cyongereza aravuga ngo you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Nyine ngo uzamurinda mu mahoro masa, perfect peace. Like sinzi si amahoro gusa, perfect peace, like amahoro nyine ari perfect tu, adafite any disturbance. Mu ijambo riri original ni shalom. Ubundi shalom ni amahoro, ariko noneho shalom nyine amahoro, amahoro ageretse ku yandi mahoro, amahoro menshi cyane. So rero nidukomeza kwiringira Uwiteka, icyo gihe tuzakomeza kugira ayo amahoro masa, no matter the matter. Nyine like uko tusanga Kristo, uko tumwegera, icyo gihe nyine adutura imitwaro yose, tukabaho tunezerewe, tukabaho turi refreshed, tukabaho turi mu ijambo rye, tukabaho mu buzima nyine bw'ubumana. Imana ishimwe cyane. Amen. So rero iyo turimo gusenga twakira guidance from the Lord, guidance and direction from God. Nyine twakira no kuyoborwa n'icyerekezo kivuye ku Mana. Nyine muri ubu buzima bwacu, kuko Kristo ari muri twebwe, nyine kuko ari we nzira, kuko ari we kuri, biragoye ko wagendera muri confusion, kubera ko you have the truth, you have Jesus Christ in you, who is the truth. Nyine we ni ukuri. So uko ukomeza rero kumwumvira no kumusaba kukuyobora,
icyo gihe aguha guidance, arakuyobora. Iyo uri kumubwira ati se my lord dore bimeze gutya na gutya, ese what, nyine hari ijwi wumva from within akakuyobora nyine, kandi ibyo byose it is through prayer. Prayer si ukuvuga ngo ndagenda hariya hantu ngo nicare nsenge, nubwo nabyo ari byo nyine, kuba wafata time yawe ya exclusion ukaba wasenga buri gihe, ariko nk'uko tubizi ngo pray without ceasing, ngo musenge ubudasiba. Gusenga ubudasiba ntabwo ari kwa kundi nyine guhora uvuga 24 hours 72 hours umwaka ku mwaka. No, it is to stay connected in the spirit, nyine guhora ufellowshippinga n'Imana everywhere you are. Imana ni omnipresent, Imana ibera hose icyarimwe, aho uri, waba uri kugenda, genda ufite fellowship yawe n'Imana. So rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo uzumva ijwi rikubwira ngo cyane muri Yesaya haravuga ngo like uzumva ijwi rikubwira ngo iyi ni inzira nyine ukwiriye gucamo. Like uko uzajya uba uri gusaba Imana guidance, aho uca nyine uyibaza muri ubu buzima, izakubwira nyine, izajya ugusubiza. We are not alone, we are not alone, the most high God lives in us. Imana nkuru, Imana nyiringabo, the creator of heavens and earth dwells in me and you. So ntabwo wagendera muri confusion, kandi iyo Mana yacu si ikiragi, iravuga. He speaks, yes, he speaks. Nyine ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, yaravuze already. Hari ibyo yanditse ku buzima bwawe bwose, yavuze ko uri umukiranutsi, yavuze ko uri healthy, yavuze byinshi pe ku buzima bwawe, yavuze ko ufite eternal life. ngo this is the testimony of God, nuko nyine ufite ubugingo buhoraho kubera ko ufite uwo mwana. So yaravuze rero uko ugenda nyine yaje noneho gutura muri wowe, Christ in you the hope of glory. Hallelujah. Yesu muri wowe ni ibyiringiro by'ubwiza. Nyine Yesu uri muri wowe ntabwo ari Kristo nyine uri aho ngaho ucecetse cyangwa ugize yiteguye kugira fellowship nawe, dialogue with you. Like go and pray, so wait on the Lord akubwire, nyine wumve iyo still voice, iryo jwi riri still. Amen. Wow. Hey, amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubwo rero sinasoza navuze kugusengesha umwuka wawe. Nyine ni ibintu biri ingenzi cyane ku muntu w'umubeliva, kumwizera, umwizera. Muri reka mbabwire rya jambo nari mbabwiye, ni Yesaya 30 umurongo wa 21. Ema nawe ushyireho kugira ngo twese tuwubone, tunawumenye, tunawufate. By the way, Yesaya 30 umurongo wa 21 haravuga ngo kanzome muri Ema hadushyirireho tuharebe. Muri Bibiliya ntagatifu haravuga ngo igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, wow, ngo amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti dore inzira nimube ariyo munyuramo. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti dore inzira nimube ariyo munyuramo. Wow. So twitoze kumva ijwi ry'Imana kuko ituye muri nijoro. Babitwigishijeho mu Woman of God Gisele, yabitwigishijeho nyine aratubwira ngo ijwi ry'Imana it is from within, nyine ntabwo iri kure cyangwa se it is from within. So ubwo uzaba utekereza guca ibumoso cyangwa iburyo, uzumva ijwi ry'Imana rikubwira ati iyi ni inzira ugomba gucamo. Yes,
Imana ishimwe cyane. So nari ndi kuvuga gusengera mu mwuka. Tuzi ko iyo umuntu ari gusengera mu mwuka, gusengesha umwuka aba yiyungura ubwe. Edification nko kubaka nyine, kwiyubaka tu. Kubaka inzu, you see, habanza foundation, ugakomeza kubaka, inzu igakura nyine, inzu ikuzura. Ikuzura, yego. So rero as you pray in the spirit, uba urimo kwiyedifayinga wowe ubwawe, uba uri kwiyubaka, kwiyungura, yego. Hari akantu handitse haravuga ngo feeling weak, pray in the spirit. Ese uri kumva ufite intege nke, senga in the spirit. Feeling distressed, pray in the spirit. Wumva nyine wacanganyikiwe, wumva byagucanze, senga mu mwuka. Yeah. When you pray, iyo uri gusenga, isengesho ryawe riba riri powerful, riba rikarinze imbaraga, kubera ko uri umukiranutsi w'Imana. Kandi umukiranutsi, ijambo ry'Imana tubwira ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi. Mu Cyongereza ngo the effectual fervent prayer of a righteous man avail much. Ngo it makes power available. Yes. Every week, pray in tongues and make the power available. Reko shataraba. Yine, reko siataraba shandarabasaya. Yine, pray in the spirit. Release power. Release power. Kubera ko power is within you. It is within you. The power that raised Jesus Christ from the dead. It dwells in you. So when you pray, release that power. Release that power to make change. Ubona hari ibintu utishimira, release power, pray the spirit and make change. Amen. Yeah. Wow, Imana ishimwe. So rero I encourage you musenga mu mwuka, nyine musenga mu mwuka with your understanding, muririmbisha umwuka, muririmbisha understanding yanyu, byose musenga. Ariko niba hari ubabaye, wumva ntabwo dukwiriye kubaho ubuzima buri distressed as if tudafite solution, kandi solution yacu ni Imana tu. Hari igihe twisanga twaferinze ukumva nyine uri kwandaringa, ariko ntabwo bikwiriye kuri twebwe. Igikwiriye ni uko we have the first aid. Hari akantu Apostle Naman yigeze gupostinga, nagafashe screenshot, reka ngasomere. Ni muri 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Haravuga ngo therefore humble yourself under the mighty hand of God, and he may exalt you in due time. Nyine ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo abashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Casting your care upon him. Nyine care like worries zanyu byose mubishyire kuri we, ngo for he cares for you, kuko abitaho. Noneho hasi arandika ngo humility is trusting God enough to hand over your cares. Nyine kwicisha bugufi, kwizera Imana mu buryo buhagije ko ushobora gufata ibikuremerera, worries zawe zose ukazimuha. Mwumvise humility, greatest humility, trusting God enough to hand over your cares. Arakomeza aravuga ngo holding on to worry is a quiet form of pride. Guhora nyine like ayo maganya yawe kuyagumana, nyine guhora wumva ari ibyawe gusa, ni quiet form of pride. Ni ukwiyemera nyine biri quiet, like nubwo utaba uri kuvuga ngo ngiye ndiyemera, ni biri quiet, kubera ko uba wanze gukastinga your worries to God, kubera ko akwita. He loves you. Let him take care of you. Yeah, let him take care of you. Nyine reka iyo humility iturange, iyo humility yo kumva ko twakizera Imana tukayishyiraho byose byacu, worries zacu, care zacu byose, nyine iyo humility ibe muri twebwe. Rero iyo quiet form of pride tuvemo, twumve ko n'ubundi he loves us, he cares for us. Nyine ibyo nibyo bizadufasha kubaho ubuzima bufite freedom iri non-negotiable, like umudendezo wacu. Harya negotiation ni iki? Yes, umunezero wacu ntabwo uvuga ngo ibibazo biraje ngo ndeka twumvikane, ubu ngubu ndishima, ubu sinishima. Our freedom is non-negotiable.
freedom yacu nyine iri mandatory, dufite freedom Kristo yatubaturiye kuba abo mudendezo. So reka uwo mudendezo wacu rero ukomeze nyine ube full, ube free by casting all our cares to him. So muri twe harubabaye nasenge. Yeah, prayer ni dialogue not monologue. Ni ukuganira n'Imana, kandi ukuganira uzumva ijwi rikubwira ngo this is the right way. Imana ishimwe cyane. Ndasoje, igihe cyanjye nyikoresheje neza. Imana ishimwe cyane. Ubwo reka twakire umuyobozi wa gahunda adufashe nyine akomeze izindi gahunda, ariko numvaga ko wenda twaza no gusenga kuko turi mu cyumweru cyo nyine turi kwiga gusenga, kandi this